ikikora gusa ahantu iteretse ya mibu twadusimba iradukurura tukaza tukagwamo. Hano harimo agafani kaba karimo ikatuzunguza ikadushiramo munsi. Ushobora gushyiramo umuceri, ibishyimbo, imboga cyangwa se imbuto, hanyuma n'inyama, ukavuga uti umva iwanjye turya wenda ikiro cy'inyama. N'urugero, ikaze ku mubyeyimagaine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Njye ni Bahizi umutesiride. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku mubyeyimagaine. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe utuntu dutoya tworoheje twagufasha kukorohereza ubuzima, twagufasha kugira ngo ubuzima bwawe bwa buri munsi bwo mu rugo bugende neza, mbese ubone ibintu biroroshye ku buryo bwihuse, ku buryo butagoranye, kandi nanone ku buryo bw'ubusirimu. Nabazaniye rero utuntu tw'ubwenge ushobora kubikamo ibintu byo muri firigo. Hari igihe ugura inyama ukumva mbese zamara wenda icyumweru, zamara iminsi 3, zamara mbese iminsi ushaka, bitewe n'uko waziguze, bitewe n'abantu bazazikonsoma, bitewe n'abantu ufite mu rugo. Ariko ukavuga uti nibura ndashaka ko bizagenda gutya, ndashaka ko nibura icyumweru kizashira mu rugo hagaragara akanyama, mu rugo hagaragara agasosi k'inyama. Rero ugasanga wenda turiya tu box two muri firigo, ugasanga wenda ntabwo ushobora kubona utujyamo neza izo wifuza. Rero nabazaniye amasake de congelation, udusake ushobora gukoresha ubika inyama zawe muri firigo. Ntabwo ari inyama gusa, ushobora no kubikamo ifruwi, ushobora kubikamo mbese imbuto zitandukanye, kwa kundi uvuga uti reka nzishyiremo ntizizangirike. Rero izo sake de congelation ngizi ni udusake tw'udusirimu. Udusake tw'udusirimu tugiye dufite ibiro bitandukanye. Urugero nk'aka ngaka karimo aka kabogisi karimo udusake de congelation 25, udupiyese 25, dufite santimetero 25 kuri 20. Arabone nabonye n'ibiro. Okay. Iyi ngiyi yindi nayo iyi ni y'ibiro litiro 3. Zo iyi ngiyi ikaba irimo sake de congelation 15. Nkuko nabibabwiraga, ushobora kuyikoresha ubika inyama muri firigo, ubika imbuto, mbese bya bintu ubika muri firigo ukenera, cyangwa se ibishyimbo ushobora no kubikoresha. Kwa kuntu uvuga uti wenda ibiro 2 by'ibishyimbo bitumaza icyumweru cyangwa icyumweru kimwe. Rero utu dusake de congelation tugufasha kudapfusha ubusa. Niba uvuga uti ibishyimbo twebwe nabonye dukoresha wenda rushe 4 cyangwa 3, fata izo rushe zawe cyangwa 3 uzishyire mu gashashi kamwe muri aka gasake de congelation, hanyuma ushyire muri firigo yawe kugira ngo mbese bizanabafashe kudapfusha ubusa. Hari igihe usanga ibiryo bipfa ubusa kubera kutamenya kubigera, kubera kutamenya gupima, kubera kutamenya ikigero mukoresha mu rugo. Niyo mpamvu rero izi sake de congelation zabafasha mu bintu bitandukanye ushaka cyangwa ukenera kubika muri firigo. Nkuko nabibabwiraga, iyi ngiyi kano ka box karimo udusake de congelation 25, santimetero 25 kuri 20. Reka mbereke ukuntu gateye. Katari gupfa gufunguka.
dore ukuntu tumeze. Ngiye gufatamo kamwe. Murebe rero ukuntu kameze kano gasake de congelation, dore ukuntu kameze. Urafungura ugashyiramo ibyo ushaka. Ushobora gushyiramo umuceri, ibishyimbo, imboga cyangwa se imbuto, hanyuma n'inyama. Ukavuga uti umva iwanjye turya wenda ikiro cy'inyama n'urugero, ukavuga uti reka kiremo hano, niba duteka nijoro gusa cyangwa saa sita gusa cyangwa se biterwa nuko gahunda yo mu rugo imeze. Ukavuga uti ukabwira umuntu ugufasha mu rugo, umuntu uteka, ukamubwira uti dushyize muri frigo tuno dupaki wenda 6 iminsi 6. Kuwa mbere uzatekesha ka, kuwa kabiri uzakoresha kano, gutyo gutyo. Hahandi uvuga uti ahangaha bipanze neza, nta gupfusha ubusa, mbese ibintu byose biri ku murongo. Ibi ngibi rero utuno dusake tuzagufasha gushyira neza ku murongo ibintu byawe byo mu rugo kandi ku buryo busirimutse. Hanyuma rero ndabashyiraho nimero uramutse ukeneye kano gasake, nimero wahamagara. Hanyuma rero ubundi ukishyira ibintu ku murongo, ibintu byawe byo mu rugo. Hanyuma rero nkuko nabibabwiraga, akangaka ni litiro 3, mbese bigiye birutanwa, kakaba karimo 15. Tuno dusake 15. Hanyuma aka box kandi nako karimo utubags, donc sac de congelation 25 nazo. Noneho cyo ni kinini, santimetero 32 kuri 22. Numva ko ari kinini. Ukibikira neza ibintu byawe muri frigo. Rero nk'umusirimu, nk'umuntu usobanutse, nk'umuntu udashaka gupfusha ubusa, utu tuntu twagufasha cyane kugira ngo ushobore gupanga neza ibintu byawe. Hanyuma tuvuye ku masake de congelation, iyi ni nini, iyi ni moyenne, hanyuma akangaka niko gatoya karimo tuno dukeya. Hanyuma rero tugiye ku kandi kantu ka gatatu kagufasha kubaho neza ndetse no gushyira neza ibintu byawe ku murongo. Ushobora kuba ukora siporo, tuvuge ukora siporo mu gitondo, nimugoroba wenda uvuye ku kazi cyangwa se mbere yo ku kazi, ariko ukaba wenda ugira ahantu ukarabira aho ngaho ukorera siporo. Aka kantu kagufasha kugira ngo utwaremo udukoresho twawe, utwaremo amavuta yawe. Aka ka box rero gakora gate, gakoze gute? Urabona harimo uducupa tugera kuri 4. Uducupa tugera kuri 4. 1, 2, 3, mbese tugiye turutana. Hanyuma hakabamo utundi ushobora gukoresha nka labero, hanyuma cyangwa se ukaba washyiramo vaseline utiriwe ugendana igicupa cya vaseline, cyangwa se si siporo gusa ahubwo ugiye no ku rugendo. Bitewe n'amavuta ukoresha, bitewe n'utuntu ukenera dusukika tugufasha mu gusa neza, tugufasha mu mafresheri, ukagenda ushyiramo muri tuno ducupa dutandukanye. Ubundi ukareba uburyo ujyana imitwaro mikeya, ubundi ukabona uburyo ugendanye akantu k'agasirimu kandi kakorohereza ku buryo ujyana ibintu byose wifuza ku rugendo. Akangaka rero nako urabona ko kagufasha kugira ngo ubuzima bwawe buryohe, bugende neza, burusheho kuba bwiza uko bwari bumeze ejo. N'ingo zose, ahantu hose, ingo zose, ahantu hose hari inzu, udusimba tw'imibu, ashobora kuba ari imibu, ashobora kuba ari udusazi, ashobora kuba ari imibu.
hano mbafitiye agakoresho keza yitwa mosquito trap cyangwa se piège à moustique. Mosquito trap ukuntu ikora, mbese umva agasimba kose aho kari iragahamagara. Ikora ite rero? Urayifata uku nguku imeze, hanyuma ukayicomeka. Urabona ko hariho aka USB, hanyuma warangiza ugacomeka hano hejuru. Wamara gucomeka ugacomeka kuri prise wenda ukoresheje ka kandi ko hasi, hanyuma ikaka hano kaka ubururu. Nta kindi kintu ushyiramo, wowe icyo usabwa ni ugucomeka gusa. Umva nta rusaku itera, nta odeur yindiza. Umva ikikora gusa ahantu iteretse ya mibu twadusimba iradukurura tukaza tukagwamo. Hano harimo agafani kaba karimo ikatuzunguza ikadushiramo munsi, ugasinzira neza cyangwa se ukicara muri salo yawe neza nta kibazo na kimwe ufite. Nta mpunyenye zo kuvuga ngo wenda ngo iracuri umwuka, ngo iratera kwitsamura, cyangwa se ngo ifite ikindi kibazo yatera umubiri w'umuntu cyangwa se ubuzima bw'umuntu. Nta na kimwe. Wowe icyo usabwa ni ukugafata ukagacomeka, ubundi ukiyicarira ukabona uburyo imibu ihitiza. Hanyuma rero iyo bukeye uragafungura hano munsi, ya mibu ukayikuramo. Hano iba yagiyemo imibu, udusazi, utundi dusimba twose. Hanyuma warangiza ukajugunya, ukongera ugafunga neza, ubundi ukiberaho. Murabona ko ni agakoresho kari simple gakenewe mu rugo iwacu. Hehe no kongera kugira imibu, hehe no kongera kugira udusazi, uduki, bwa buntu bwose bw'ubusimba. Umva iragahamagara, hanyuma iraduhamagara tukaza tukagwamo hano. Nuko ikindi ntabwo ihinda, gusa wowe ubona agatara kamyasa k'ubururu. Ngaho rero nguko ntimucikwe. Rero uramutse ugakeneye ndabashyiraho nimero mwahamagara, hanyuma kabagereho, kimwe na ziriya sac de congelation na kariya gashashi ko kwitwaza igihe ugiye muri siporo cyangwa se ku rugendo, kugira ngo ikugabanyirize gutwara imitwaro myinshi. Twagiye ku kindi kintu gituma ubuzima bwacu buba neza, buba bwiza kurushaho, mbese nk'abasirimu, nk'abantu basobanutse. Hano hari spray ya London. Umva irahumura. Urabona rwose iyo umuntu avuye muri toilette gukora ibikomeye, hari ukuntu uba wumva nta muntu wajyamo rwose nyuma yo kuvamo. Ariko iyi spray ihumura neza, ntabwo icura umwuka, ntabwo, mbese sinzi ko nakubwira. Iyo uyiteyemo usohoka wumva wemye, nta kibazo cy'umuntu uri bujyemo ngo akorore, ngo yumva aramukowe agiye kugarura ibyo yariye. Shwi, ntabwo bibaho. Niyo mpamvu rero nugira ahantu yibona iyi London isa gukiriho uyu muntu uri kubyina, ntuzayiceho kuko irahumura neza. Hanyuma rero murabona ko ari utuntu tworoheje, ni utuntu twadufasha kubaho neza buri munsi, twungurana ibitekerezo, duhane amakuru, kugira ngo twese tubeho neza twishimye mu rugo kandi bitatugoye. Rero iyo umuntu ari mu rugo, iyo umuntu atashye, iyo umuntu ahasize, aba yifuza ko yahasiga neza, aba yifuza ko yahasanga neza, ndetse n'ibyo ugiye gukorera ukabikorera neza wumva wishimye, kuko uzageraho ukabijera neza, nk'izo nyama, nk'izo mboga, nk'izo mbuto, nk'uwo muceri, mbese bya bintu byinshi bitandukanye. Rero umva amahitamo n'ayawe. Izi sac de congelation ntizigucike, aka ka mosquito trap ntikagucike,
ndetse n'akagashashi urebe ngo umva urabaho umeze neza unezerewe. Hanyuma rero niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane nawe utaha. Bye.